Umukobwa yinjira mu nzu nk'ibisanzwe. Akigera mu nzu abona umutima ushushanyije hasi n'indabyo. Umusore akinguye inyuma ubwo yahise apfukama hasi disi amwereka impeta. Aramubwira ati umunsi wa mbere nkubona ntago nari mbizi neza ko nzagukunda bigeze aha ngaha. Nibwo natangiye no kumenya urwo ngukunda uko rungana, ndetse ndifuza ko waguma iruhande rwanjye igihe cyose. Ndetse natekereje ko hari indi ntambwe twatera turi kumwe, kubera ko ntago nkeneye kuzongera kugukumbura, nta nubwo nkeneye kuzakubura. Ese wambabarira basi tugashyingiranwa? Umukobwa yatangiye kurira. Umusore ati ndakwinginze, ibi ni ukuri bisobanuye isi kuri njyewe. Umukobwa ati ntago nari nzi ko ibi ngibi biraba. Arangije aramwemerera. Umusore yahise akuramo impeta vuba arangije ayimwambika ari kuvuza induru ndetse ari no guseka yishimye. Ubwo yahise amuyambira cyane. Arangije ati urakoze cyane n'ukuri. Arangije aramusoma ati ndagukunda cyane. Umukobwa ati nanjye n'ukuri ndagukunda. Umusore ati ntago nzagusiga kandi igihe cyose nzaba mpari ku bwawe. Ubwo yarongeye aramusoma arangije aramuterura. Namwe murabyumva, yamuteruye amuzamukana hejuru. Bageze mu cyumba. Umukobwa ati sheri, ese bitware gakeya, ntago ibi ngibi nigeze mbikora. Umusore ati humura rwose ndabitwara gakeya. Barakwereka umukobwa yari yishimye ari muri bwa buriri. Yahamagaye inshuti ye nk'uko bisanzwe. Arangije ati MG yampropoje maze erega navuze yego. Ubwo akiri aho ngaho yafashe telefone y'umusore, arebye message ahita ahinduka. Umukobwa yafashe telefone y'umusore abona message arayisoma ndetse abona n'amafoto yiwe bayafashe. Ubwo yari akiri kuri telefone ari kuvugana n'inshuti yiwe MG. Arangije ati MG nukuri ndarangiye pe. Ubwo yajugunye telefone ku buriri. Umusore ati sheri nukuri ndakwinginze mbabarira. Umukobwa ati njira nta kibazo. Umusore ati nukuri mbabarira, ntago natekereje kukubabaza. Umukobwa ati nta kibazo rwose, ahubwo icara ngira icyo nkuzanira cyo kunywa. Umusore ubwo yaricaye ari nako akomeza gusaba imbabazi umukobwa. Ubwo yaragiye nk'ugiye kumuzanira icyo kunywa. Umusore yicaye ategereje. Akiri aho ngaho abona havuyeho abasore babiri bareba nabi, bahita bazimutunga. Ubwo batangiye kumukubita. Ubwo yaravuze bahita bamukubita ahita asinzira. Inkuru yacu tuyitangiriye aho tubona umuzamu yihuta ajya gufungura imodoka yari ivugije ihoni. Imodoka yarinjiye irangije isohokamo umukobwa ari kubona ko yarakaye cyane. Umuzamu ati mabuja none se wabaye iki? Umukobwa yari yarakaye cyane aramwihorera aragenda. Umukobwa yaragiye yinjira mu cyumba ababaye cyane. Yaricaye hasi ararira cyane, wabonaga ko afite agahinda gakomeye cyane. Ubwo umuzamu yamusanze mu cyumba aramubaza ati ese byagenze gute? Umukobwa yamutuye umujinya arangije aramubwira ati nasohoke mu nzu yiwe. Umuzamu yarikanze arasohoka. Umukobwa yarababaye cyane afite agahinda. Reka tumenye neza icyamuteye kano gahinda. Yaragiye muri salo atangira guhamagara kuri telefone ariko ntago yari ari kwitabwa. Umukobwa yarababaye cyane, yicaye mu ntebe ararira cyane ndetse bigera aho ngaho anayisinziriramo bisa nk'aho ariho yaraye. Akiri aho ngaho akiryamye hari umuntu wakomanze. Arahaguruka ajya gukingura. Hinjiye undi mukobwa mugenzi wiwe. Ubwo bahise bakingaho. Yaramwitegereje abona afite agahinda kenshi ahita amuhobera cyane. Umukobwa wari ubabaye arangije abaza uwo wundi wari winjiye ati ese ni iki basi nakoreye abagabo, kubera iki ibi ngibi ari ngiye bikomeza kubaho? Ubwo yarongeye aramuhobera disi. Ubwo bagiye kwicara mu ntebe. Uwari waje kumureba ati ndakwinginze rekera aho ngaho kurira. Umukobwa ati MG ibi ngibi birakabije pe. Ni ukuri umuhungu wese dukundanye amezi 7 yonyine tuba dutandukanye, hanyuma niyo babajije impamvu dutandukanye ntago bashobora kuguhereza impamvu ifatika. Ese ntago ndi mwiza? Ntago nigeze mbeshya umuhungu n'umunsi wa rimwe. Nkora ibishoboka ndetse ngakoresha n'amafaranga yanjye. Icyo nkeneye ni umuntu unyitaho unkunda, umupartineri wa nyawe. MG ati nyine wowe nyine tuza, icyo ukeneye ni ugutuza. Umukobwa ati MG ngaho irebe, wowe n'umugabo wawe mwakundanye amezi 3 mwahise mushyingiranwa, ese kubera iki kesi yanjye itandukanye? MG ati nukuri nukomeza kumera gutya asimiraza kugufata kandi urabizi neza ko atari byiza kuri wowe. Icyo ukeneye ni ugutuza. Nyine yago ndabyumva, nahuye na Ride rwose ijoro rimwe byari byiza, ariko nyine urabizi mbere yuko mpura nawe nanjye byabanje kunkomerera, byari ibisazi nk'uko nawe bimeze. Humura rero nawe uzabona uwawe. Aka kanya rero ibintu bimeze neza, humura rero nawe ibi bihe bibi bizarangira, wowe tuza. Ubwo umukobwa yaramubaje ati MG ese wambabarira basi ijoro ukarara hano? MG ati yego ndabyemeye ariko nawe uhagarike kurira. Ubwo yagiye mu gikoni kumukorera icyayi. Ubwo MG yari ari kuri telefone bisa nkaho yari ari kuvugana n'umugabo we. Arangije ati umbabarire uyu munsi ntago ndi buze mu rugo. Yahise aza muri salo ari kuvugira kuri telefone. Arangije aramubwira ati arasinziriye, ni ukuri arababaye cyane. Arangije aramusezera ati
nta kibazo sheri ndagukunda. Ubwo yaraje aramukangura, umukobwa arakanguka aricara, arangije amuhereza icyayi. Barakwereka hashize icyumweru bari muri salo bisa nkaho bari kureba televiziyo. Bakiri muri salo message yaraje, arangije arayisoma arishima cyane. Ese wari ubizi? Umukobwa ati ni ibiki? MJ ati uyu munsi rega ni kuwa gatanu, nyine ni weekend, nyine umugabo wanjye arashaka ko tujya muri club. Umukobwa ati ariko wagenda kubera ko njye ntago meze neza rwose ngo nagenda. MJ ati erega turaza kujyana, niyo mpamvu n'umugabo wanjye ashaka ko tujyana kugira ngo uruhuke, ntago ndi butume uguma hano aho kugira ngo ukomeze utekereza ibintu byinshi. Erega hano hanze haba hari abandi bagabo kandi bategereje abagore beza nkawe kugira ngo bahure, hanyuma inzozi zawe zikaba impamo, ahubwo wowe ambara neza ubundi tugende. Umukobwa ati ntago nzi neza ikintu uri gutekereza cyangwa ikintu uri kugerageza gukora, gusa ariko wibuke ko bamaze kuba 11. MJ ati wowe icyo ukeneye ni ugushaka imyenda myiza ubundi tukagenda, hanyuma ubundi ufite ikintu ngiye nakambara? Umukobwa ati ngiyewe mfite imyenda urabizi, gusa ariko nta hantu na hamwe nshaka kujya. MJ ati turajyana, ngiye nawe twitegure vuba vuba ahubwo tugende, haguruka ahubwo. Valerie wituma nsubiramo kabiri, haguruka tugende. Valerie arangije ati ngiye ariko nta hantu nshaka kujya. MJ ati ndaza kugutwara tugende. Ubwo yakomeje guhatiriza, umukobwa arahaguruka bajya kwambara. Barakwereka Valerie, MJ ndetse n'umugabo we binjiye muri club, batangiye kubyina. Disi ubona ko MJ yishimye arimo arabyinana n'umugabo wiwe, gusa ariko Valerie yari yicaye hirya arimo arabitegereza cyane ko atari ameze neza. Ibintu by'inkunda ntago byagiye bimuhira, ngo bari bamaze kuba 11. Yari amaze kubirambirwa, yaricaye akajya yitegereza umushuti we MJ uburyo ameranye neza n'umugabo wiwe. Barabyinnye cyane, MJ agera aho ngaho ajya guhagurutsa Valerie kugira ngo nawe aze babyinane. Yaramukuriye cyane ari kumwinginga ngo bajye kubyina, ariko wabonaga Valerie adashaka kujya kubyina, ariko nyine byarangiye ahagurutse ndetse aranabyina. Yarabyinnye karahava. Akiri aho ngaho barakwereka umusore wari aho hirya muri kontwari, wa musore wacu w'ibogari. Arangije atangira kwitegereza Valerie, uko abyina akomeza kumwitegereza. Yaramwitegereje cyane ndetse Valerie yari yishimye. Valerie ubwo yahise abwira MJ ati reka njye kuri toilette gato yamfata akayaga. Ubwo Valerie yaragiye, MJ asigara ari kubyinana n'umugabo we nk'ibisanzwe. Barakwereka wa musore yamaze kubona Valerie agiye, arangije akubitamo uturinete twiwe ajya kumureba. Yahise amukurikira. Ubwo Valerie yari aho ngaho ahagaze, wa musore yamuturutse inyuma, arangije ati hayi. Valerie yarahindukiye. Umusore ati umugoroba mwiza, amazina yanjye nitwa Acha, hanyuma iriya performance yawe yari nziza rwose, wabyinnye neza. Umukobwa aramwihorera. Umusore ati guceceka gutya rero ntago ari byiza, nyine bigaragaza agasuzuguro, gusa ariko nyine nta kibazo, icyo nkeneye basi ni ukukumenya birushijeho. Umukobwa nabwo aramwihorera. Akiri aho ngaho MJ n'umugabo we baraje, bitegereza umusore baramusuhuza bati mugoroba mwiza. MJ ahita abaza Valerie ati ese umeze neza? Valerie ati yego meze neza, reka tugende. Ubwo bahise bigendera. Acha ubwo yahise avuga ati tuzabonana ubutaha. Barakwereka Acha yasohotse mu modoka aza mu rugo kwa Valerie. Ubwo Valerie n'inshuti we MJ bari gusohoka mu nzu, bahise babona wa mutipi. Acha ati hi Valerie. Valerie ati buretse gato, wowe nanone? MJ ati ndatekereza iyi sura atari ubwa mbere tuyibonye. Acha ati yego mwarambonye rya joro nyine muri club. Valerie ati hanyuma izina ryanjye warimenye gute? Umusore ati inshuti yawe rega yaraguhamagaye cya gihe ndaryumva. Valerie ati ese uri kunkurikirana, hanyuma ni gute wamenya aho ndi? Acha ati erega inshuti yawe yarazimpaye. MJ arikanga ati ngo ngwiki? Valerie n'uburakari bwinshi ati ese ubundi umeze neza? Umusore ati gute utekereza ko namera neza kandi kano kanya ndi kureba ubwiza bwawe n'amaso yanjye? Ubwo Valerie yari agiye kugenda, MJ ati ese wigenda gutya, banza wumve ibyo ari kuvuga ubundi tugende nta kibazo. Umusore ati urabizi ni ukuri uri mwiza ku buryo numva ubwiza bwawe bwatwaye umutima wanjye, nta nubwo ushaka kumva ukuntu uri umuntu mwiza, ntekereza ko no ku mutima uri mwiza cyane. Umukobwa ati wasoje? Umusore nawe ati oya ntago ndasoza. Ni ukuri reka nkubwire, ururabo rw'iroza burya ntago ari rwiza, ubwiza ufite burusha iroza. MJ arangije ati ariko mana yanjye mbega utugambo twiza. Valerie ubwo yahise yahindukira n'umujinya mwinshi aramubwira ati MJ hanyuma
muri guseka iki niki gisekeje hano ese ibi bintu ryohewe nabyo umusore ubwo yarakomeje ati ukuri nuko nashobora kwizera ko isi gifite abakobwa beza nkawe nyizera Valerie nukuri uratangaje nyine nshaka ko tuba inshuti Valerie n'uburakari bwinshi ati nyumva kandi unyumve neza uri umuhombyi rekera aho ngaho kunkurikirana type yawe ndayizi nta n'ikindi kintu nkeneye gukorana nawe nizere kuri kunyumva hanyuma MG ndagiye ushobora kuza cyangwa tukajyana hanyuma nawe umusore mva imbere umuhungu bwahise yegerayo umukobwa arangije aragenda ubwo bahise binjira mu modoka baragenda bari mu modoka MG ati biriya bintu ntabwo byari byiza wakoze Valerie ati ngo ntabwo ari byiza hanyuma agira amahirwe ko yaje asanga ndi muri mood nziza MG ati nyuma y'ibyo yakubwiye n'imivugo yakuvugiye ariko mana yanjye ese wakwitonze Valerie ati nizere kuri gukina ariko MG ati ariko ukeneye gutuza ibintu bizagenda neza ku murongo rwose njyewe umwuka wera yambwiye kuri umuntu ari umuntu mwiza sinigeze mpura nawe na mbere nta n'ahantu handi twigeze duhurira gusa ndi kwiyumvamo ko ari umuntu mwiza Valerie ati hanyuma umwuka wera ari kukubwira ko ari umuntu mwiza ubwo yaramusetse hanyuma se ubundi uyu munsi kwa kabiri urakora iki Valerie ati hanyuma se ubundi haraba iki MG ati ni Valentine's Day ni umunsi wa Saint Valentin MG ati ariko hagati aho sha ni ukuri ni bogari barakwereka Valerie yatwaye imodoka yiwe mu Kinamba ayisigira abayoza abagiye mu karesitora imodoka yiwe basoje kuyoza uwari umaze kuyoza amuzanira contact umukobwa yaramwishyuye ubwo umukobwa agihaguruka yahise ahura na Aca umusore ati mbega bihuriranye umukobwa ati ese ibi birasobanura iki umukobwa ati inzira zose zimpuza nawe ngomba kuzifunga umusore ati ese koko ubona ndi umuntu mubi ese ni icyaha kugukunda umukobwa ati ngo iki ese ubundi witwa nde umusore ati amazina yanjye ni Aca umukobwa yahise amuhamagara ati Aca nyumva kandi unyumve neza ndeka undeke njyenyine rekera aho kunkurikirana ndeka undeke njyenyine abagabo bose mwiyambika imuzinama kandi muri ibirura umukobwa yahise agenda umusore yasigaye yumiwe arangije ati ese ubundi nzakugeraho gute ariko nzagufatisha tu arangije ariyicarira barakwereka umukobwa yari aryamye yumvise basona ku gipangu arabyuka ajya gukingura agikingura yakiriwe n'indabo nyinshi ndetse n'impano ubwo wari uzihagaze imbere yari Aca umusore ati Saint Valentin nziza umukobwa ati buretse gato naba ndi kurota cyangwa ubwo yahise akinga umuryango sasa arasohoka arangije aramubaza ati ese wamenye address yanjye gute ese ubundi ninde wakuretse ngo winjire ubwo yahise ahamagara umuzamu we aza yihuta arangije aramubaza ati ninde waretse ngo yinjire umuzamu ati ni njyewe arangije aramubaza ati hanyuma wigeze uhura nawe bwa mbere hanyuma niki yagushukishije kugira ngo yinjire umuzamu ati yampaye nyine udufaranga dukeya arangije ndamureka arinjira umukobwa ati hanyuma yaguhumye amaso aguha utwo dufaranga ese nangahe umuzamu ati ni 300 gusa umukobwa ati 3 byonyine hanyuma ibyo 3 uku kwezi nibyo biraza kuba umushahara wawe kandi ndaza guhamagara undi mu security agusimbure ubwo umuzamu yahise agira ubwoba aramubwira ati hoya reka mpite nyamusubiza ntaribi hanyuma mpite musohora hano ubwo yahise amusubiza amafaranga yiwe arangije ati hanyuma uneje ibibazo muri iki gitondo ubwo umusore yahise abaza umukobwa ati ese kubera iki uri kungora bigeze hano birashoboka ko wanyuze mu bintu bikomeye muhahise hawe nanjye regamba mfite ibindi nanyuzemo ariko ntabwo byigize bimpagarika kugira ibyimviro ndetse mbigirira wowe umukobwa ati wamfasha ugasohoka umusore ati nukuri uri kureba neza uratangaje pe kandi uko umutima wawe ari mwiza mo imbere ni nako inyuma uteye ese nakomeza nkakubwira uburyo uri mwiza nubwo naba ndi impumyi nabibona ubwo zamu ntago yari yagiye akomeje kumva amagambo umuhungu yari ari kubwira umukobwa arangije agaruka inyuma arangije abwira umusore ati ntiwibagirwe kubwira mabuja ko ibyo umugore mwiza wese aba akeneweho byose abyujuje ibyo ntiwibagirwe kubimubwira mbere y'uko ugenda umukobwa arangije abwira umuzamu ati ndavuze ngo funga umunwa ujye aho ugomba kubarizwa kandi ntutume nsubiramo ubwo umuzamu yaciriye amasiri wa musore wacu arangije arigendera umukobwa yahise abaza umusore ati hanyuma nawe ni icyo ugikora hano umusore ati ngiye kugenda rwose ntabwo icyanzanye hano ari ukukubabaza cyangwa kukubahuka hanyuma izi mpano wazihereza umuzamu wawe ntekereza ko afite umukunzi yanazimuhereza rwose ugira umunsi mwiza ubwo yahise yiyambarira uturinete twiwe arangije arigendera umukobwa ati fata ibintu byawe ujyane nabyo umusore ageze imbere ati
Happy Valentine's Day darling. Ubwo zamu yarishimye ajya kumufungurira. Umukobwa yahise ahamagara umuzamu wiwe arangije aramubaza ati ubundi umeze neza, hari ikibazo ufite muri uwo mutwe wawe, unyumve neza, hanyuma ikindi gihe uzabona uriya mugabo ukamubona hafi y'inzu yanjye umukubite mpaka ngewe nzahangana n'amategeko, niwongera gutinyuka kumureka ngo yinjire hano icyo gihe kizaba igihe cyawe cya nyuma cyo gukorera hano. Umukobwa yahise akinga ajya mu nzu ndetse na za mpano zitaho ngaho hanze. Barakwereka umukobwa yageze aho ngaho impano ziwe araza zinjiza mu nzu. Ubwo yatangiye kuzipfundura kugira ngo atangire azirebe. Yabanje gukuramo akandiko arangije aricara kugira ngo agasome. Hari handitseho amagambo meza kandi aryoheye amatwi kuyumva. Umukobwa yaricaye arayasoma. Arangije ubwo yarabanje afotora impano ziwe. Arangije atangira gukuramo imwe ku yindi azireba. Yakuyemo iya mbere, akuramo n'iya kabiri, akuramo iya gatatu, akuramo iya kane. Impano arazireba rwose. Barakwereka Valeri yafashe telefone ahamagara inshuti yiwe MG. Arangije aramubwira ati wa musore yansabye ko duhura, gusa ariko ngewe ntago mbyifuza, gusa ariko ntago najya guhura nawe ndi njyenyine. MG ati erega ngewe n'umugabo wanjye ntago ari ngombwa kugira ngo tuze, wowe genda ubundi ugirane ibyishimo nawe, gusa ariko ugende wambaye neza, hanyuma rero reka nkureke nkomeze ibyo narindimo. Valeri ati okay nta kibazo, sawa bye. Barakwereka Valeri yafashe cab kugira ngo azahure n'umusore. Yari yambaye neza pe. Ubwo yaje aho umusore yari yamubwiye ko bahurira. Umukobwa yaricaye, umusore aje kumubaza icyanywa. Umukobwa ati buretse gatoya hari umuntu ntegereje. Umukobwa yahise yigira muri telefone kugira ngo igihe kibe kigenda. Akiri aho ngaho umuntu wari wamutwaye ubwo yarinjiye. Arangije ati mabuja none siko ntigeze mbona amafaranga wanyoherereje. Umukobwa ati nayahereje humura araza kukugeraho, cyane ko ibintu byanjye bikiri mu modoka yawe nta hantu namwe ndi bujye, cyane ko uri buze kuntwara tena ukansubiza mu rugo. Umushoferi ati nta kibazo mabuja. Akimara kugenda aca ubwo nawe yari asesekaye. Yarahageze arishima ati umeze ute Valeri, ni ukuri urasa neza. Umukobwa ati urakoze cyane. Aca ati ni ukuri wakoze kuza ndagushimiye, se Valente nziza kuri wowe. Umukobwa ati urakoze cyane. Umusore yahise ahamagara umuseriveri arangije abaza umukobwa ati ese hari icyo ushaka, hari cocktail, hari ibyo kurya, ese ushaka iki? Umukobwa ati nta kibazo meze neza. Ubwo yahise abwira umuseriveri ati turaza kongera guhamagara. Umukobwa ati hanyuma mu by'ukuri ni iki nshakaho? Umusore ati relationship, ndifuza umuntu noneho twabana ubuziraherezo waba ari uwanyuma. Umukobwa ati ni byiza rwose, ni ukuri washaka umugore nta kibazo. Umusore aterega naramubonye. Valeri ati cyane se ni byiza rwose, reka tubinywere rwose nta kibazo. Umusore ati narakubonye rega. Umukobwa ati njyewe ntago rwose niteguye kujya mu rukundo pe, nta kindi kintu nshaka gukora mu rukundo kubera ko zarambabaje bihagije. Umusore ati Valeri iyo bigeze kuri relationship ni ukuri rimwe na rimwe nyine ibintu ndabyangiza, ntago ndi perfect, nyine ndi umuntu ndetse n'ibyishimirega biraba mu rukundo. Nyine umuntu agerageza kureba ibyo yangije akabishyira ku murongo akabitunganya, kubera ko rimwe na rimwe ndafuha, ariko nyine ndikunda ku bintu bitatu. Icya mbere nyine ibintu byose mba numva nabyiharira njyenyine. Icya kabiri ntago nkunda gukina n'abagore, cyane cyane nk'uwo nakunze, nkunda umuntu umwe wenyine rukumbi. Umukobwa yarasetse arangije ati urabizi se hari ibintu natangiye gukunda byawe, niba nabyita imivugo. Umusore ati okay nta kibazo basireka ibyo tubyihorere, ese basi byibura hari ibyo wambwira kuri wowe? Ubwo batangiye kuganira amasaha abiri arangira bakiganira, ndetse bageze aho batumiza n'icyo kunywa barasangira barakomeza baraganira, ndetse ubona ko bahuje urugwiro. Bakiri aho ngaho wa mushoferi yaragarutse arangije ati mabuja nagutegereje isaha irenga, ntago nshaka kurenza isaha ngutegereje. Umukobwa ati unyihanganire nose kuki utampamagaye? Shoferi ati naguhamagaye ariko ntiwigeze unyitaba. Umukobwa arebye muri telefone asanga koko shoferi yamubuza inshuro nyinshi. Umukobwa ati unyihanganire basi, ntago nigeze mbibona ko nari nayishyize muri silence, hanyuma twagenda kano kanya. Umukobwa ati yego nta kibazo. Aca ati oya nta kibazo, reka basi mwishyure nta ribi. Ubwo yahise amuhereza telefone kugira ngo ashyiremo nimero. Shoferi ashyiramo nimero. Umukobwa ati urakoze cyane. Umusore ati nangahe? Shoferi ati ni 10,000. Aca arangije
arangije ati nohereje 20,000 kandi nukuri wakoze kwihangana. Umukobwa yahise ambwira ati hanyuma unzanira ibyo bintu byanjye noneho wigendere nta kibazo, urakoze cyane nari nanabyibagiwe. Umusore ati yego nta kibazo, erega yanagutegereje igihe kinini, ni byiza rero kumushimira ku gihe cyiwe nyine yataye. Umukobwa ati urakoze cyane. Barakwereka umusore yaramucyuye amugejeje ku gipangu, wa muzamu wa mukobwa yarasohotse, arangije arungurutse asanga ni wa muhungu. Arangije yibuka amagambo nyirabuja yamubwiye ati nubona uriya musore ari hafi y'igipangu uzamukubite mpaka umwigishije isomo. Ubwo umuzamu yakuyemo sentire kugira ngo aze gukubita umugabo. Yarasohotse ageze hanze yabonye wa muhungu atangira kumwahuka aramukubita. Umukobwa arumirwa aramukubita aramwirukankana ndetse bazunguruka imodoka. Umukobwa ati ese wasaze? Umuzamu ati ariko warambwiye ati uyu munsi nzongera kubona uno muhungu hafi y'inzu yawe ngo nzamukubite mwigisha isomo. Ubwo yahise yongera aramwirukankana. Umuzamu ati ariko ndi gukurikiza amategeko yawe mabuja, umunsi nongeye kumubona hano ari gusunutsa amazuru hano ngo nzamukubite si wowe wabivuze? Umukobwa koko yibuka ko yigeze kubibwira umuzamu wiwe, arangije asaba umuhungu imbabazi ati umbabarire n'ukuri. Umusore ati okay nta kibazo, ahubwo se najyana nimero yawe? Umukobwa yahise afata telefone ashiramo nimero yiwe. Umusore ubwo yahise asubira mu modoka arangije arigendera. Umukobwa yasigaye atonganya umuzamu wiwe ariko mumaze ati ese ubundi ufite ubwenge bwuzuye? Ese ubundi nta kibazo ufite mu mutwe? Hanyuma ninkubwira ngo jya kwica umuntu uzajya kumwica? Ufite ikibazo muri ubwo bwonko bwawe, urarwaye pe. Arangije amutaho ngaho arigendera. Valerie yageze mu nzu ahita ahamagara inshuti yiwe, arangije ati MG mu by'ukuri tuvuga ngo twarababaye ariko nawe yarababaye, numvise mugiriye impuhwe pe. MG ati yo ariko disi ni byiza, ngaho rero reka nkukupe hari ibyo ndimo. Valerie ati nukuri wakoze kungira inama yo kujyaho rwose. Barakwereka umukobwa yaragiye mu kazi, hari telefone yitabye. Arangije wari uri kuri phone ati hi Valerie. Umukobwa ati ni aca? Umusore ati yego. Valerie arangije ati nuri sumeze ute? Umusore ati meze neza, unyihangane kuko ntigeze nkubwira ko nagize mu rugo ariko nyine meze neza. Umukobwa ati nta kibazo rwose, nizere ko basumeze neza birahagije. Ahubwo se uri mu rugo? Umukobwa ati yego ndi mu rugo, nyine ngiye kujya kuri office nona. Umusore ati hanyuma se urabyumva ute nje kugutwara? Umukobwa ati ndumva atari ngombwa rwose wikwigora. Umusore ati Valerie ndakwinginze n'ukuri ndahatirije. Umukobwa ati ubwo uhatirije nta kibazo ngaho ngwino ntware. Umusore ati reka ngusabe faveri. Umukobwa ati yihe? Umusore arambwira ati mbabarira ubwire sekirite wawe ambabarire ntaze kumputaza, ntago nshaka kongera gukubitwa. Umukobwa yarasetse arangije ati okay nta kibazo noneho reka nze mubwire. Ubwo yahise asohoka yihuse. Umusore yaramutegereje ku gipangu, yarakomanze. Ubwo binjiye mu modoka barangije baragenda. Umukobwa yageze kuri ofisi atangira kuganira n'inshuti yiwe MG arangije aricara baraganira. MG ati ngaho mbwira yakuzanye ku kazi? Umukobwa ati yego yantwaye. Hanyuma MG arangije ati ese uri kubyumva gute? Valerie arangije ati nyine yansabye ibintu bya relationship gusa njye ntago mbyiteguye pe, nagiye muri byinshi nararambiwe, meze neza rwose nta relationship nshaka. MG ati ariko Vi nukuri akwitayeho cyane, ese wamuhaye amahirwe? Valerie ati ibikuta byangerega ni birebire biri hejuru cyane. MG arangije ati none se wabisenye? Valerie ati erega abagabo bameze nka aca ndabazi, nyine bagira utugambo turyoshye, iyo bamaze kugukoresha barakujugunya, ibyo rwose ni ibintu byoroshye. MG ati ariko Valerie nukuri wamuhereza amahirwe ndetse ukanamugerageza ukamubwira ko udashaka kuryamana nawe, naramuka byemeye kumva nta kibazo uwo muntu aba ari umuntu mwiza. Valerie ati ariko njye ntago ibi bintu mbyiteguye pe, kandi ndisiriye kuri ibi ngibi, njyewe nzi ukuntu niyumva nta kintu na kimwe nshaka kuri ibi ngibi. MG ati ushaka kuguma muri single? Valerie ati ariko nta kibazo mbifiteho, njyewe icyo nkeneye ni amahoro yo mu mutwe. MG ati hanyuma se uzaguma muri single kugeza ryari? Inshuti ye yakomeje kumugira inama iti erega ukeneye gushaka umuntu. Ubwo uko bakomeje kuganira umusore yari akiri hanze ategereje umukobwa. Ubwo barasohotse. Umusore ubwo yasuje MG ndetse asuhuza na Valerie ati umeze mwiza? Valerie ati ntago ndi mwiza, amazina yanjye ni Valerie. Umusore ati okay mwiza Valerie, ese nagutwara mu rugo nkagucyura tena? Valerie ati MG araza kuntwara nta kibazo. Umusore ubwo yahise abwira MG ati ndabizi neza ko muziranye, ese wambabarira basi akaba ari njye umucyura? MG ati yego nta kibazo. Umusore ubwo yaramushimiye cyane. MG ati inshuti yanjye aho guze kumenyesha nuba wageze mu rugo rwose. Ubwo bahise bagenda, yaramutwaye amugeza mu rugo. Umukobwa agiye kwinjira mu
mu nzu arangije ati wakoze basi kuntwara. Umusore ati nta kibazo rwose. Aramuhamagara ati Valeri, ufite uburenganzira bwo kunshimisha mu mutima wanjye ndetse nzishima cyane uramutse unyemereye ukambera girlfriend. Iki nicyo kintu cyonyine nshaka noneho mu buzima. Nkeneye kwishima ariko nkishima ndi kumwe nawe, ndakwinginze. Umukobwa ati aca, nyine bisa nkaho ugaragara nkaho uri umuntu ukomeye, nta kibazo reka basi tugerageze ibi ngibi. Umusore ubwo yarikanze ati uravuze ngo yego, ni ukuri urakoze cyane. Umukobwa ati ariko mfite icyo ngusaba, nta bintu byo kuryamana, nta n'ibintu byo kuza iwawe ngo ndi kuyikurura bya buri kanya. Aca ati ibyo rwose nta kibazo, niba ariko ubishaka, niba ari nabyo bigushimisha, ibyo nta kibazo rwose, urakoze cyane. Umusore yarishimye atangira gucelebratinga, arangije aramubwira ati basi se naguhobera. Ubwo disi yaramwegereye aramuhobera. Umukobwa yahise yinjira mu nzu, umusore yaracelebratinze arishima kuko bari bamwemereye urukundo. Noneho yinjiye mu modoka yishimye, arangije arisohokera arigendera. Barakwereka bukeye bwaho batangiye kujya basohokana bakaganira ubona ko bishimye cyane. Umukobwa yari yongeye kwishima, yongera kwishimira urukundo. Noneho batangira kujya kwipima n'imyenda. Barakwereka yagiye gusura umusore cyane ko atarazi aho yabaga. Yarahinjiye abona ni ahantu heza ndetse hatanasanzwe. Batangiye kujya bagira udukino twa hato na hato. Umukobwa yongera kuva mu bwigunge akajya amusomera ibitabo. Barakwereka haciyeho umwaka n'amezi 6, ubwo n'umwaka n'igice. Asha yafashe umukobwa amujyana iwe, basohotse mu modoka. Ubwo bagiye mu nzu, umusore ati buretse gatoya, nari nibagiwe telefone mu modoka, reka nzifate wowe genda mu nzu nta kibazo. Ubwo yasubiye mu modoka kuzana telefone. Umukobwa yinjira mu nzu nk'ibisanzwe. Akigera mu nzu abona umutima ushushanyije hasi n'indabyo. Umusore akinguye inyuma, ubwo yahise apfukama hasi disi amwereka impeta. Aramubwira ati umunsi wa mbere nkubona ntago nari mbizi neza ko nzagukunda bigeze aha ngaha. Nibwo natangiye no kumenya urwo ngukunda uko rungana, ndetse ndifuza ko waguma iruhande rwanjye igihe cyose. Ndetse natekereje ko hari indi ntambwe twatera turi kumwe, kubera ko ntago nkeneye kuzongera kugukumbura, nta nubwo nkeneye kuzakubura. Ese wambabarira basi tugashyingiranwa? Umukobwa yatangiye kurira. Umusore ati ndakwinginze, ibi ni ukuri bisobanuye isi kuri njyewe. Umukobwa ati ntago nari nzi ko ibi ngibi biraba. Arangije aramwemerera. Umusore yahise akuramo impeta vuba, arangije ayimwambika ari kuvuza induru ndetse ari no guseka yishimye. Ubwo yahise amuyambira cyane. Arangije ati urakoze cyane ni ukuri. Arangije aramusoma ati ndagukunda cyane. Umukobwa ati nanjye ni ukuri ndagukunda. Umusore ati ntago nzagusiga kandi igihe cyose nzaba mpari ku bwawe. Ubwo yarongeye aramusoma, arangije aramuterura. Namwe murabyumva, yamuteruye amuzamukana hejuru. Bageze mu cyumba. Umukobwa ati sheri, ese bitware gakeya, ntago ibi ngibi nigeze mbikora. Umusore ati humura rwose ndabitwara gakeya. Barakwereka umukobwa yari yishimye ari muri bwa buriri, yahamagaye inshuti we nk'uko bisanzwe. Arangije ati MG yampropoje maze erega navuze yego. Ubwo akiri aho ngaho yafashe telefone y'umusore, arebye message ahita ahinduka. Umukobwa yafashe telefone y'umusore abona message arayisoma ndetse abona n'amafoto yiwe bayafashe. Ubwo yari akiri kuri telefone ari kuvugana n'inshuti yiwe MG. Arangije ati MG ni ukuri ndarangiye pe. Ubwo yajugunye telefone ku buriri, arangije afata inkweto ziwe vuba n'isakoshi asohoka yirukanka. Yatashye n'amaguru. Ubwo MG n'umugabo wiwe bahise bajya kumureba byihuse, bamusanga mu nzu arimo kurira yicaye hasi yigunze. Uyu mukobwa yari azi ko yishimye ariko agahinda karacyari kose. Barakwereka umusore mu gitondo yaraje, zamuyanga ko yinjira. Akiri aho ngaho agishwana na zamu, MG yarasohotse. Umusore ati MG Imana ishimwe urahanga. MG arangije ati uratinyuka ukavuga nta n'isoni. Umusore ati ese nibiki bijya mbere, nibiki byabaye? MG ati urakora iki hano, uje kureba nde? Umusore ati nje kureba Valeri. MG ati hanyuma uri kumva nyine wamubonye byarangiye? Umusore mu by'ukuri ameze nk'aho atazi bijya mbere. MG arangije abwira zamu ati mbare kabiri uyu muntu wamukuye hano wamusohoye, mbere yuko ngira icyo nakora buri wese azicuza. Ubwo baramusohoye. Umusore ajya ku idirishya atangira guhamagara Valeri. Iminsi yaricumye, umukobwa akomeje kubabazwa mu rukundo. Kurya byaranze, akomeza gutekereza cyane ibiri kumubaho muri ubu buzima. Barakwereka aca ubwo yari ari kumwe n'abasore babiri mu nzu, ariko ubona ko atari hano hafi. Ubwo bari bagiye kunywa inzoga, ariko we ntago yashakaga kuzinywa. Arangije arababwira ati guys, njyewe ubu buzima bumeze gutya ndangizanije nabwo.
abasore bararebana. Umusore ati nkuko nabivuze ntago nshaka kongera kuba uno muntu, nabiretse nabivuyemo. Arangije ati Moses, amafaranga yawe nayagusubije uyasubirane nta kibazo. Bisa nkaho uyu Moses ari we wa wundi wari umwohereje message umukobwa yari yabonye. Ibingibi rwose turabirangije. Arangije ahita ahaguruka aho ngaho arigendera. Barakwereka umukobwa yari ari mu nzu byamucanze. Mu mutima we ati ntago ibi bizongera kumbaho kubera ko ibingibi birakabije. Yaricaye ararira, yari afite agahinda gakomeye cyane. Barakwereka aca nawe aho yari yabuze amahoro, ari guhamagara ntibanamwitabe ndetse yanakwandika message, nta muntu wari umwitayeho. Yakomeje guhamagara umukobwa ariko umukobwa ntago yari ari kumwitaba. Yabuze amahoro nawe aha rubanza yari yakunze bya nyabyo. Barakwereka MG ubwo yari ari mu cyumba n'umugabo we, telefone yiwe yarasonye. Umugabo waranje ati sheri, uyu muntu yaguhamagaye igihe kinini, ese wamwitabye basi ukumva icyo ari kuvuga? Umugore ati nta kintu na kimwe afite kuvuga rega, ese wabuze ukuntu ndi kwiyumva? Ese waba ubizi neza ko ari njyewe wahatirije Valeri gusohokana nawe hanyuma ukaba ubona ibintu yakoze? Akiri aho ngaho telefone yarongeye irasona. Umugabo ati aracyaguhamagara, ese basi wamwitabye ukumva icyo akubwira? Umugabo yaramwinginze, yaramwitabye. Arangije aramubaza ati ese urashaka iki? Barakwereka bwarakeye agaruka mu rugo kwa Valeri. Arangije abwira Zama ati wambabariye ko ndi gushaka Valeri. Zama ati mabuja ntaho hari yagiye. Umusore Zama yamaze kwinjira arangije aza kurunguruka mu gipangu. Arangije arahamagara ati Valeri. Barakwereka MG yasohotse ari kuri fone. Arangije ati erega ntawe uri mu rugo, iwe nta nubwo afunze ndetse n'imodoka iri hano mu gipangu. Umusore ati narinda aho kare. Umuzamu arambwira ati ntago ari mu rugo. MG ati nanjye simbizi, nabajije no kuri shop bambwira ko adahari. Umusore ati reka tugerageze basi duhure tumushakishe. MG ati nta kibazo reka duhure. Ubwo yahise abaza umuzamu ati ese yagiye ryari? Zamu ati ntago mbizi kubera ko ntabyo yambwiye, nta nubwo ari uyu munsi gusa, hashize iminsi biradahari. Icyo yambwiye yarambwiye ati ngiye hanze gusa. Hanyuma se hari ikibazo? MG ati oya nta kibazo, ibintu byose bimeze neza, gusa nyine nuko umucunga nuko nari maze iminsi ntamubona. MG ubwo yahise asohoka aragenda. Bagiye kuri shop ahakorera. Umukobwa ahakorera ati amaze iminsi birataza. MG ati aca nukuri ndumva twahamagara polisi kuri ibi ngibi pe. Aca ati ibi ntago ari byiza pe. Barakwereka ubwo MG ndetse na Aca hamwe n'umugabo wa MG bari mu rugo. Aca arababaza ati ese hari igihe ibingibi byigize bibana mbere? Inshuti yiwe iti oya. Aca akiri aho ngaho yabonye ubutumwa, arangije ati aranyandikiye. Bahagurukira rimwe bati avuze ngo iki? Umusore ati arambwiye ngo ajiwe ubu noneho twajyayo. Umusore ubwo yahise azamuka yihuta ati reka nzane imfunguzo. MG n'umugabo we ati ndatekereza natwe twajyayo. Ubwo ababivuze umuhungu yazamutse hejuru kuzana urufunguzo. Umusore ubwo yaratwaye ahita ajyayo. Agezeyo baramukinguriye ndetse arinjira rwose nta kibazo. Ageze ku muryango yarakomanze, umukobwa aramanuka ajya gufungura. Umusore ati sheri nukuri ndakwinginze mbabarira. Umukobwa ati njira nta kibazo. Umusore ati nukuri mbabarira ntago natekereje kukubabaza. Umukobwa ati nta kibazo rwose, ahubwo icara ngira icyo nkuzanira cyo kunywa. Umusore ubwo yaricaye ari nako akomeza gusaba imbabazi umukobwa. Ubwo yaragiye nk'ugiye kumuzanira icyo kunywa. Umusore yicaye ategereje. Akiri aho ngaho abona havuyeho abasore babiri bareba nabi, bahita bazimutunga. Ubwo batangiye kumukubita. Ubwo yaravuze bahita bamukubita ahita asinzira. Zama akiri aho ngaho yagiye kumva ihoni, yirukanga ajya gufungura. Arebye asanga ni MG n'umugabo wiwe. Yarabafunguriye nabo barinjira. Katugaruke mu nzu. Umusore yarakubiswe, bari banamuziritse. Umukobwa Disi niwe wari wahamagaje bino bihungu bibiri kugira ngo bimukubite. MG n'umugabo we basohotse mu modoka bagenda bagana mu nzu. Bakiri aho ngaho barinjiye basanga umusore bamuziritse bamukubise. MG arumirwa. MG ati nibiki bijya mbere hano? Valeri ati MG nkuko nabikubwiye ntago nareka hagira undi muntu mbabaza hanyuma ndi kubikemura. MG ati iki nicyo gitekerezo cyo gukemura ibibazo se? Valeri ati ese ubundi muri gukora iki hano? Ninde wabatumiye? Yakabaye ari we waje wenyine. Aca yahise ahamagara ati Valeri ndabyumva uburyo umutima wawe wiyumva, nakoze ibyo nagombaga gukora kubera ko wari wo mupangu, gusa ariko bwa mbere nkubona rya joro duhurira muri club njye n'inshuti zanjye twahuye n'abakobwa batandukanye, twarabetinze ngo nihagira uryamana n'umukobwa twari twishimiye akanabohereza amafoto yiwe araza kwishyurwa. Nakoze ibintu bitari byiza, ibintu by'ubugoryi by'ubucucu, nahuye n'abakobwa benshi, nakoze byinshi biteye ubwoba ahashize
nyuma y'uko duhuye nararahiye ndavuga nti nta muntu nzongera gufata muri buriya buryo. Nyuma y'aho nkuboneye ibintu byarahindutse. Valera ati umubeshyi. Hanyuma igihe cyose gishize wari uri gukinana nanjye. Umusore ati ntago ndi kukubeshya. MG nawe arangije ati Valeri ntago ari kukubeshya. Yambwiye buri kimwe ndetse navuganye n'inshuti ziwe zabimbwiye. Ibintu byose yabiretse yabivuyemo. Yababaje abantu pe bihagije. Ariko kano kanya yarabiretse yabivuyemo ndetse aranagukunda. Valera ati erega ni amabeshyo. MG ati hanyuma se niba wari kubeshya ni gute ngiye nanjye nakubeshya? Ese ubundi kubera iki wazanye abantu bafite imbunda mu nzu yawe? Aca arangije ati Valeri ibi basi bihagarike, ni ukuri ndagukunda pe ndetse n'ubuzima bwanjye nabushyize ku murengo kubera urukundo, kugira ngo nkwereke urukundo ngukunda. Niba ibi ngibi uri kunkorera aribyo birakwereka ko nkukunda, reka basi bibe nta kibazo, ngaho nimukomeze. Valera ubwo yahise abwira ba bahungu ngo nibashyire imbunda kure. Umwe muri bati ese kubera iki uri gutuma tutarangiza akazi twatangiye? Ubwo umugabo wa MG yahise abinginga basohora hanze. Ubwo umugabo wa MG nyine murabibona kuba mwembi muri hano mu by'ukuri sindi bubishyure. Barakwereka MG yahambuye Aca. Valera aramwegera kugira ngo amuhagurutse. Ubwo umugabo wa MG yaragarutse agaruka mu nzu. MG ahita akinga vuba vuba. Ubwo yahise amuyambira ndetse na Valeri ahita yambira Aca umukunzi wiwe. Barishimye ndetse n'agafilme kacu nuko karangiye. Mwakoze kubana nanjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda kuri buto ya subscribe, ujye muri comment utere comment ndetse munasharinge kugira ngo kano gakuru kagere ku bantu benshi. Harimo amasomo akomeye cyane. Ciao ciao, ndabakunda cyane.